Ndashimiye kubw'umugambi wawe mwiza, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ndagushimiye bwa RTR TV. Nyemerera data usuke urukundo rwawe muri iri jambo, utange impinduka muri iri jambo. Umuntu wese uryumvishe data umugirire imbabazi kandi umurengere, kandi uhindure amateka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amina. Ndagushuje wowe aho uherereye hose mu migabane y'isi cyangwa se mu bihugu binyuranye by'isi ukunda ijambo ry'Imana. Ndagushuje nitwa Reverend Saguye Moses, ndakwegeje kuri RTR TV. Niba ari ubwa mbere ukande kuri subscribe kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke ndetse n'ijambo rigere kugeraho mu buryo bworoshye. Duhanure rero, tugiye guhanurira muri Zaburi 121 niyo Uwiteka Imana ankize ku mutima ngo nzanire ubwoko bw'Imana bugitegereje Uwiteka. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Hari ikibazo. Uwo ni umugaragu w'Imana Dawidi wabyibazaga, ni umugaragu w'Imana Dawidi wabonaga ibintu bikomeye, ni umugaragu w'Imana Dawidi wari wakebutse iburyo akebuka ibumoso, areba inyuma areba imbere abona nta nzira. Arangije aravuga ati nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Yuburiye amaso ku misozi, arareba imisozi abona ntiyamutabara, abona imisozi imuhagaze imbere, abona imisozi inyuma hari umusozi, abona iburyo hari imisozi, abona ibumoso hari imisozi. Arangije Dawidi yitsa imitima aravuga ati karabaye, aravuga ati birankomeranye, aravuga ati mbese ubutabazi bwanjye bwava he ko mbona hose ari imisozi ngose? Arangije Dawidi ashyiraho akabazo, ariyakira ariheba. Arangije biramucanga, yitekereza, afata umwanya yitekerezaho. Ndagira ngo mvugane nawe uri kwitekerezaho, ureba ibumoso ukareba inyuma ukareba imbere ukareba iburyo ukareba hehe hose, ukisubiramo ukabona nta butabazi, ugashyiraho akabazo. Ndagira ngo uyu mwanya nguture iyi Zaburi 121 y'umugaragu w'Imana watukubanjirije Dawidi. Iyi Zaburi niyo Yesu ampaye ngo ngubwire nkuzanire mu izina rya Yesu. Iyi Yesu topinire sideko, umucunguzi wacu, umutabazi wacu. Yesu izina ryiza dutabarirwamo. Yesu maraso atwezaho ibyaha. Yesu waje mu isi kugira ngo agucungure. Arambwiye ngo nkuzanire iyi Zaburi wowe ubona bicanze, kubera ko niyo Yesu yagutegura uyu munsi kukomora cyangwa kuguheramo icyerekezo. Dawidi arangije rero ahita abona igisubizo kivuga ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ahangaha ndagira nkubwire ngo iyo witabaje Uwiteka Nyiringabo Imana ntabwo agutererana. Ahangaha nubwo Dawidi yabonaga ari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, cyangwa se akabona agoswe n'imisozi. Nimvuga ngo imisozi wumve ko Dawidi yaragoswe n'ibibazo, niwumva mvuze imisozi wumve ko Dawidi ahangaha yaragoswe n'intambara, nimvuga ngo imisozi wumve ko Dawidi yaragoswe n'ibibazo. Nibyo Dawidi yaravugaga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo gutabarwa kwanjye kuzava he? Nuvuga ngo Dawidi yo yuburaga amaso, cyangwa iyo Dawidi bwacyaga yabonaga ibibazo, iyo Dawidi bwacyaga yabonaga imisozi, iyo bwacyaga Dawidi yabonaga intambara, nta cyiza Dawidi yabonaga uko bwabaga bukeye nuko bwije. Uko yabumburaga amaso nta cyiza Dawidi yabonaga. Ahangaho aho yarari muri iyi minsi, muri ibi bihe, ndagira nkubwire ngo ni wowe Dawidi uyu munsi wabashiye kunyumva, ariko humura Uwiteka Imana ikintu yagupangiye. Dawidi rero Mwuka Wera ahita amusanga, aramubwira ngo gutabarwa, amushyiramo aya magambo umutima we, aramubwira ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndagira ngo ngo ahangaha nubwo ari Dawidi wavuze ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi, ntabwo ari wari ubyivugishije, ahubwo n'Umwuka Wera wari umumanukiye. Mwuka Wera aramugenderera, ni ukuboko k'Uwiteka Imana kwari kumukozeho. Dawidi arangije arakanguka, yibuka ko hari uwamubambiwe. Dawidi arangije arakanguka, yibuka ko hari Yesu. Ndagira ngo ngukangure kubwira ijambo, ndagira ngo iri jambo rigukangure. Mwuka Wera uri muri iri jambo kuri ku mutima wawe gukangure, mu mutima wawe uhite wakira. Ukimara kumvira ijambo wakire ko hari umutabazi wawe waremye ijuru n'isi yururikiye muri iri jambo gutabara. Ndagira ngo ubwire ko hari umurengezi wawe waremye ijuru n'isi wemeye kugutabara. Ndagira ngo ubwire ko gutabarwa kwawe kuri ku Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi.
aha niho Dawidi rero yahise agirirwa amahirwe muri iki gikombe yari arimo, ahantu imisozi yari imugose, ahantu yabonaga nta nzira, arangije agirirwa ubuntu, yumvira ijwi riramubwira, rikorera mu mutima we, rimuvugiramo, riravuga ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Dawidi ababonye igisubizo. Ndagira nkubwire ngo Imana ya Isiraheli, ndagira nkubwire ngo ikuntumye imbwira ngo hari igisubizo cyawe Uwiteka Imana akuzaniye, hari igisubizo Uwiteka Imana azaniye ubuzima bwawe. Nubwo umaze iminsi ubona wubura amaso ukabona nta murengezi, nta mutabazi, nta nzira, ariko nagira nkubwire ngo ku Uwiteka Imana niho hari inzira yonyine. Umwuka w'Imana rero wari uje muri Dawidi, umwuka wera wari ugendereye Dawidi, urakomeza aho wari umusanze muri iyo misozi, aho yari imugose, aho imisozi ibibazo byari bimuzengurutse. Arangije umwuka w'Imana akomeza avuga amagambo menshi cyane, avugira muri Dawidi, ndetse amagambo amukomeza, aravuga ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ngukurinda ntazahunikira. Yesu nashimwe cyane. Uwo ni mwuka wera w'Imana arimo abwira Dawidi, uvugira muri Dawidi, aravuga ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ahangaha yasubizaga Dawidi wari wibajije iki kibazo. Reka nkubwire ikibazo iki wari ufite, intambara wari ufite, ibyo bibazo byose wabonaga nta nzira, nkubwize ukuri, nkubwire ko Uwiteka Imana avuganye nawe ngo lesideko takideko, ngo ntabwo azakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ndagira nkubwire ngo aho wabonaga rwose bicitse, ni iherezo mw'iri jambo, ubutabazi bwawe buri muri iri jambo. Narababwiye ngo jya ukunda kumva ijambo ry'Imana cyane, nurangiza nugira ubuntu kumva ijambo ry'Imana, jya uryizera. Iryejo ushobora kuba utararyizereyemo, iryejo ukaba utararyizereyemo, cyangwa se topini reside kotaki, uyu munsi wagombye kuryizereramo, kubera yuko n'iririya utayizereyemo rishobora kuba atari iryawe, kubera ko ijambo ry'Imana rimanuka rifite uwo rimanukiye. Iryo wumvise ejo bundi ushobora kuba utararyizereyemo, ariko hakagira undi uryizeramo, amateka agahinduka, ibintu bikagenda neza. Niyo mpamvu ukimara kumva ijambo ry'Imana uba ugomba kwakira, ukavuga ngo amina, kuko hari igihe uyu munsi ryaba ari we ryururukiye. Niyo mpamvu mbwire ngo rero jya uhora uba maso, icyo Uwiteka Imana avuze ujye ugitega amatwi, wongere ucyumve ugitega amatwi. Uwiteka Imana rero arimo aravugana n'umuntu unyumvisha uyu munsi, n'umuntu ukirindira ijambo Imana, umuntu ukizeye ijambo ry'Imana, umuntu ukizeye ko ijambo ribasha guhindura amateka, rihindura ibyanze guhinduka, rigakora ibidashoboka. Umuntu ukiringiye ko Imana ikiri kuri ku ngoma, igifite ubushobozi, ikibasha gukora ibidashoboka. Mubwire ngo iri jambo ni ryawe, topini reside kotaki, ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Ibyo birenge byawe aho wabonaga bitagenda, wabonaga bitemera, aho wabonaga bidakunda, Uwiteka Imana aje kurwana intambara nziza. Uwiteka Imana aje kwitsa imisozi yari imbere yawe. Uwiteka Imana aje kugucira inzira. Humura, aje gucira inzira ibirenge byawe kugira ngo bitambuke. Uwiteka Imana aje kuguharurira inzira. Uwiteka Imana aje kuguha icyerekezo. Ndimo ndavugana nawe ukirindiye ukuboko kw'Imana, ndimo ndavugana nawe utegereje Imana, kubera yuko ijambo nusubiremo ryarambwiye ngo ikunda Imana yacu dusenga, Imana twiringiye, n'Imana ikunda abayikunda, kandi n'Imana ikunda abayizera. Reka nkubwire rero wari ukiringiye Imana, we wizeye Imana, Uwiteka Imana aje kugucira inzira, kuko aravuze ngo ntabwo azakundira ibirenge byawe ko biteguza, ngo ukurinda ntazahunikira. Ndagira nkubwire yuko Imana ikurinda, nubwo ibyo bibazo byose bikugose, nubwo iyo misozi yose iri imbere ikugose, nubwo wabonaga nta nzira, ariko harimo uburinzi bw'Imana. Imana iri kumwe nawe, Imana iri mu ruhande rwawe, Imana ikurindiye muri izo ntambara zawe, Imana ikurindiye muri ibyo bibazo byawe, Imana ikurindiye muri ibyo bintu bikubereye imisozi. Uwiteka Imana kandi ntabwo asinzira. Iyi Imana ikurinda ku maso ihora ikurinze, n'injoro irakurinda, ahantu hose irakurinda, aho ugenda hose irakurinda, mu bitotsi bya nijoro irakurinze, mu mitego y'umwanzi Satani aba yaguteze, muri iyo mizi hose ubona nta nzira, imitego Satani aba yateze, iyi Imana irakurinze kandi ntabwo ihunikira, ndetse ngo nta nubwo izasinzira. Ngo dore ndinda Abisiraheli, ngo ntizahunikira kandi ntizasinzira. Iyo ni Imana yakurinze cya gihe, Imana topine reside kotaki yaremye ijuru n'isi, Imana
yaremye abantu bose, Imana yaremye byose, ntabwo izasinzira ku buzima bwawe, ntabwo izasinzira muri izo ntambara zawe, ntabwo izasinzira kuri uwo musozi ukuri imbere. Reka nkubwire yuko Uwiteka Imana kubwo kudasinzira ndetse kubwo kutakurekura ndetse no kubwo kudahunikira, hari inzira Uwiteka Imana yurutse kugucira, hari inzira Uwiteka Imana haruye. Iyo misozi Uwiteka Imana arayihinze, iyo misozi Uwiteka Imana iciyemo kabiri, inzira irabonetse ku buzima bwawe. Uwiteka niwe murinzi wawe. Ndagira nkubwire yuko Imana yakubereye maso, yarakurinze, ni yakubereye maso, yakurinze mu gicuku cya nijoro, irakurinda, ikurinda intambara nyinshi ndetse yakurinze n'izo utazi. Ngo Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Uwiteka yaragutwikiriye. Hari ibintu ndagira mvugana nawe nkubwira ngo hari ibintu byashatse kukunyagira. Wowe wabonaga imisozi ahangaha Dawidi we yararimo we yari yatatse mbere. Wibuka kuri dutangirira ijambo gutaka kwa Dawidi hano muri Zaburi 21 murongo wa mbere, we Dawidi we yabonaga, yuburaga amaso akabona imisozi. Nyamara nubwo yabonaga imisozi, ariko hari n'ibindi byashaka kumunyagira. Ndagira mbwire ngo naho hejuru hari hasigaye Dawidi atabonaga, we yabonaga abonesha amaso akabona ikirere. Nyamara hari imvura ashaka kumunyagirira muri iturutse muri kiriya kirere. Hari imvura Satani yarateguye ku buzima bwawe. Kiriya kirere Satani hari imvura yaragiteguyemo bikunyagire, kurengere ndetse naguhitane. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko ngo Uwiteka ni igicucu, Uwiteka ngo niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe cy'iburyo bwawe. Ngo izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Ndagira ngo mbwire yuko Uwiteka Imana hari ikintu yakoze kinini cyane utaboneshaga amaso. Izuba yararikurinze ndetse yakurinze n'imvura, kubera yuko ahantu hagiye hanyura izuba ni naho hananyura n'imvura. Yesu nashimwe cyane. Yo nkubwire ngo icyo kirere wareberaga hejuru ukabona cyo wabasha kureba, ndetse naho wanareba ukabona nta kintu ufasheyo bikagucanga. Dawidi nuko nawe byari byaramugendekeye. Ariko Uwiteka Imana wakurinze, iyo wakurindiye muri iyo misozi. Ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo ari iyo misozi gusa, ahubwo yarinze n'ikirere hejuru, arinda ko izuba rikuvira, arinda ko imvura ikunyagira. Uwiteka yakubereye murengezi. Ndimo ndakubwira imbaraga z'Imana yawe, topini resideko. Ndimo ndakuturiye Zaburi, wowe uri mu bihe bikomeye, wowe uri mu bihe bibona bidashoboka, wowe uri mu bihe bibona nta nzira. Nkubwira ngo Uwiteka niwe wenyine ubasha gucira inzira kandi yurutse ku buzima bwawe. Ngo izuba ntirizakwica ku manywa ngo cyangwa ukwezi nijoro. Ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Iryo ni isezerano Uwiteka Imana aguhaye muri iki gitondo. Uwiteka Imana ngo azakurinda ikibi cyose. Reka nkubwire, ikibi cyose gihagurukiye ubuzima bwawe, ikibi cyose gishaka kwitambika, hari amaboko akomeye avuye mu ijuru aje kurwana nacyo. Hari amaboko akomeye aje kukurwanira intambara, hari amaboko akomeye aje kugusobanura, hari amaboko akomeye aje kukuneshereza, hari amaboko akomeye aje gukura umwijima uri imbere yawe. Hari umwijima Uwiteka Imana aje gukura imbere yawe kugira ngo winjire mu mucyo. Nakubwiye ngo ijambo rihora rihindagura, ijambo riza rishyashya, ijambo rihora burya rigiye riza rije kuvugira icyo rije gukora ku muntu, ndetse ijambo riza rifite nyirayo, nyiraryo ryururukiye. Ndakubwiye ngo rero ijambo rigire rishyashya ku buzima bwawe. Iri jambo ryakire nkaho utarusanzwe urizi, rirakuremera amateka mashyashya ku buzima bwawe. Ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Uwiteka Imana akuzaniye umucyo rero. Uwiteka Imana aje kukuneshereza. Uwiteka Imana aje gushyira mu mahoro. Ngo niwe uzarinda ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe Uwiteka Imana aguhaye isezerano rishyashya. Guhereye none ahangaha, n'ubundi yarasanzwe yaraburinze, ariko Uwiteka Imana ayiri sezerano aragira ngo Mwuka w'Imana arimo arambwira ngo nkubwire ngo iri sezerano rigere rishyashya ku buzima bwawe, kuko ushobora kubonaga bicitse inyuma, wabonaga byararangiye, ariko hari isezerano rishyashya rije ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Uwiteka Imana rirahiriye, agiranye isezerano rishyashya nawe. Nkubwire ngo niwe uzarinda ubugingo bwawe mu gihe cyose ushigaje mu isi, mu gihe cyose ushigaje imbere. Uwiteka Imana yirahiriye kurinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaso. Reka nkubwire inshuti yanjye, nakubwiye ngo Zaburi Uwiteka Imana ari gupangiye muri iki gitondo. Ngo Uwiteka azakurinda amajya n'amaso. Ahantu hose umva, ahantu hose uzajya Uwiteka azakurinda. Aho uzanyura hose muri inzira Uwiteka yaguciriye azakurinda. Inzira Uwiteka Imana aguciriyemo azayikurindiramo. Uzagenda kurinde, uzagaruka kurinde, uzakata iburyo kurinde, ukata ibumoso akurinde. Nkubwira ngo hari ukunesha ku Uwiteka Imana kuje ku buzima
bwawe, hakubwira ngo usabwe kwizera, ndetse usabwe kumva yuko iri jambo ari rishyashya mu matwi yawe, ndetse usabwe kumva yuko topini resideko irari isezerano rishyashya Uwiteka Imana azanye mu buzima bwawe. Reka nguhanure mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo nuryizereramo urabona amateka ku buzima bwawe ahindutse, urabona icyerekezo kibonetse ku buzima bwawe, urabona inzira zifungutse ku buzima bwawe. Nakubwiye ngo ijambo rimanuka ari inkota icyaye, iri jambo Uwiteka Imana rikumanuriye kugira ngo akucire inzira kubw'iyo misozi wowe Dawidi wabona guhagazemo, iyo misozi wabonaga byanze. Reka nkubwire topini resideko, nyemerera iri jambo urigire rishyashya mu buzima bwawe, unyemerera iri jambo urigire rishyashya mu maraso yawe, unyemerera ijambo rimanukire mu matwi yawe ari rishyashya, maze uvuga uti aho ndaruhutse, kuko Uwiteka Imana topini resideko arakubwiye ngo azakurinda amajya n'amazi. Bishatse kuvuga ngo aho uzaba uhagaze hose, aho uzaba werekeje hose, ubuzima bwose uzaba urimo uzaba uri kumwe n'Uwiteka, kandi n'uburinzi bw'Uwiteka buhagararanye nawe, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Ijambo ririmo rirakubwira ngo nuguhera uyu munsi, nuguhera uyu mwanya none ahangaha, nuguhera uyu munota iri jambo rikinjira mu matwi yawe, ndetse ngo ukageza hehe, ukageza hehe. Ntabwo ari ukugeza ejo, ntabwo ari ukugeza ejo bundi, ntabwo ari ukugeza hehe. Ndagira ngo nkubwire ngo nukugeza iteka ryose, kugeza iteka ryose, kugeza igihe ubuzima bwawe bwose bwo mu isi igihe buzarangirira, kugeza igihe zose uzavira muri uru rugendo rwo mu isi, Uwiteka Imana azaba ari kumwe nawe. Ese wuburiraga amaso ku bidafite umumaro? Ese wuburaga amaso ukabona nta hantu agera? Ese wuburaga amaso ukabona nta kintu ubona? Ese wuburaga amaso ukabona umwijima? Ese wuburaga amaso ukabona ikirere kandi ukabona imvura itutumba ku buzima bwawe? Ese wuburaga amaso ukara mu kirere ukabona izuba ribaye ryinshi ku buzima bwawe, ukabona izuba rigiye kugutwika, ukabona izuba ryo mu butayu rikugushishura, ukabona izuba ryo mu butayu rikurengeyeho, ukabona nta nzira? Ese wari ufite umukakaro, wareba hejuru ukabona ukuri kureba, ukabona uko wubura amaso ukabona ni kurushaho gukakara? Ariko reka nkubwire, ese wareba ukabona imisozi kubanye miremire? Ese wareba ukabona imisozi irarumbaraye? Ese wabonaga umusozi ukabona imvura gusatira? Reka nkubwire, uburira amaso Uwiteka Imana, kuko hari uruhisho aguhishiye. Muri iri jambo hari igikoretse ku buzima bwawe, muri iri jambo hari impinduka zihindutse ku buzima bwawe, muri iri jambo topini resideko hari ukubohorwa kubaye ku buzima bwawe, muri iri jambo hari ukugera kure kugiye kuba ku buzima bwawe, muri iri jambo topini resideko take hari amateka ahindutse ku buzima bwawe, muri iri jambo hari icyerekezo ubonye wari warabuze ku buzima bwawe, muri iri jambo hari ibifungutse byari bifunze ku buzima bwawe, muri iri jambo ubu ni ubuhanuzi butavangiye, ubu ni ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana. Ubu nge nguhanuriye nk'igikoresho cy'Imana, mbaye mikoro y'Imana, ariko uvuze n'Uwiteka Imana, uvuze ni nyiribihe, uvuze topini resideko n'umuremyi wawe, uvuze ni yayindi kwibutse, uvuze ni yayindi wari umaze iminsi ushakisha ikurengeye, niyivuganye nawe topini resideko taki, ngo inzira irabonetse, uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose, ngo niwe uzarinda ubugingo bwawe. Yesu nashimwe cyane. Ngo kandi ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ngo kandi ukurinda ntabwo azahunikira, ngo doririnda Abisiraheli topini resideko, ngo ntazahunikira kandi ntazasinzira, ngo Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe gicucu cyawe cy'iburyo bwawe, ngo izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa nijoro, ukwezi ntikuzagira gute, ntabwo uzahuriramo n'ingorane. Uwo ni Uwiteka Imana uvuganye nawe. Ndagira ngo ukimara kumvira ijambo ry'Imana ubwire Uwiteka turakoze, ubwire Uwiteka turakoze kunyibuka, ubwire Uwiteka uti ndabyizeye, ndabizi neza Imana irakuremera amashimwe. Shalom shalom, wari kumwe na Reverend Sabuyamiyeri, ikubera uko wizeye ukabure kuri Akira TV. Shalom shalom.